Reka tubahe ikaze mu kiganiro umuhuza business show. Aha ni kuri BTN TV nk'ibisanzwe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Buri gihe kuva ku isaha ya saa 2 kugera ku isaha ya saa 3. Tuganira ku bukungu, tuganira ku bucuruzi, tuganira ku iterambere muri rusange, ndetse tukanagira n'inama z'icyo dushobora kuba twakora cyadufasha guhindura ubuzima bwacu. Uyu muvandimwe rero mubona turi kumwe hano muri studio, tugiye kuganira ku kintu cyo gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu muntu abibamo ubucuruzi mpuzamahanga. Mwumva abanyarwanda barangura Dubai, abarangura mu Bushinwa, bazana ibicuruzwa mu Rwanda. Uyu muvandimwe rero nibyabamo, nibyarimo. Agiye kutubwira uburyo abanyarwanda kuri ubu ngubu barimo kujya kurangura ibintu, cyane cyane turibanda mu Bushinwa. Ubushinwa ni igihugu cya kabiri ku isi, kirakora kigashyira ku isoko. Muri Afurika ho nibindi bindi, isoko ryabo rya mbere na Afurika. None uyu munsi barimo baragurisha muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Abanyarwanda badukurikiye mushaka kurangura mu Bushinwa, mube tayari. Abateganya kuzakora ubucuruzi, mube tayari. Tugiye kuganira ku bucuruzi mpuzamahanga by'umwihariko hagati y'abanyarwanda n'inganda zinyuranye zo mu Bushinwa. Hanyuma akaba afite company ishipinga cyangwa se izana ibicuruzwa ibikuye mu Bushinwa ibizana mu Rwanda. Sibyo muvandi? Na Dubai. Na Dubai. Yes. Amata yabyaye amavuta. Na Dubai. Uko rero u Rwanda dukora ubucuruzi hagati y'abanyarwanda ndetse n'amahanga, ubwo tugiye kureba ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu muvandimwe aradufasha cyane, bamwita Habakurama Innocent. Bwana Habakurama, nguhaye ikaze muri iki kiganiro, wisange kabisa. So uze kwirekura rero, feel at home. Feel at home. Ni ikiganiro nyine. Ni ikiganiro. Bwana Habakurama, uyu munsi mufite ikigo gifasha abacuruzi, baba b'Abashinwa, aba Dubai n'abanyarwanda, mukabahuza mukanabafasha kugira ngo ibicuruzwa bibashe kubageraho hagati yabo mu buryo bworoshye, bari amafaranga bayabone, natwe tubone ibicuruzwa n'ibindi nk'ibyo, tubashe no kubaho neza nk'uko tuba tubiteganya cyangwa se tubipanga. Ndashaka kugira ngo dufashe tubwire kuri ubu ngubu company yanyu ikora gute niyo ugiye guheraho, hanyuma natubwire kuri ubu bucuruzi. Urakoze cyane. Wabivuze nitwa Innocent Habakurama. Twe dufasha abantu cyo bita shopping, shipping, n'ibyo bita logistics. Yes. Mbega muri make no gufasha abantu kuba yagura ibyo akeneye. Biseruka akavuga ati giye nkeneye mfite isoko rya mikoro. Nzazivana mu Bushinwa cyangwa se Dubai. Icyo ni cyambere. Ukibitekereza ko utabibona hanga mikoro batazikora, ukitekereza zizava. Ukibitekereza ati zizava hehe. Igiko cyaravuga ngo ndajya Dubai, ndajya China. Niba mpenda se nibanye ugati telefona nk'inshuti yawe ukayibaza ati se mbwira wewe wagiye hanze bigenda bite? Ubwo no bwa mbere ugiye kujyayo. Ikintu cyose byakigira inshuro ya mbere ibanziriza izindi zose. Ako kanya kibyibaza ati akavuga ati uramenye kana kanozi kwa mutuburi. None se natuma umuntu bigashoboka. Yego ariko gutuma hari igihe baguhangika kandi wabisubiza ibintu ugasanga hari amakuru muri make abacuruzi benshi babura amakuru y'ingenzi. N'uyu afite rero mbi kibazo. Bese ruka gikoza ku muntu witwa Innocent ucuruza izo mikoro. Ati se muvandi wambwiye aho urangura izo mikoro. Ariko mbona ntabwo nakemenenda. Yego. Ibyo rwose. Ntabwo biragoye nuzigira muri minsi zarabuze biragoye rwose kugira ngo ukunde. Naho zari ziri rwose zarashize. Zari bigoye shasenga beshe sinzi bahazaza tukareba ariko itike bazateganya kujya nka kabiri ugaruka. Nta kintu uzanye. Muri make ugasanga abacuruzi babura amakuru. Twege aricyo dukora ni iki? Umuntu aratuga ati ko mfite nshaka kurangura ikintu iki. Bura n'abantu bazi ko kurangura hanze cyangwa se hanze y'igihugu bisaba amafaranga menshi. Ntabwo bazi ko miliyoni arangura $1,000 arangura, wa 2 arangura, wa 3 mu isoko ni nko kujya ngice cy'ijana ashobora kugura bomba gatanu. Ugura bingana n'ubushobozi bwawe. Agataha. Muri make ku isoko ni isoko nyine. Aba ntabwo baramva isoko ryo hanze nk'isoko rindi risanzwe. Icyo dukora rero nk'umucuruzi ni ari biseruka uje tumusobanurira akavuga ati wenda ndashaka ibintu ibi. Urashaka kwigirayo? Yego. Ndashaka kujyayo umuntu abireba nkahora n'abasupplier. Urashaka se tuguze n'abasupplier utidepurashije byibuze muvugane mudiringure ko hari icyavamo. Twege icyo dukora icyo genda tuguje n'umusupplier no kureba noneho transport izagenda ite, imisoro byose tukabikubwira kugeza nyine ukaba shoppinga ukaba shippinga ka logistic karangira bigasohoka neza bisuze bikakugera mu biganza kubyo uvuga ati voilà ndabona iyi mikoro izamagara 5,000 ku isoko wenda mfite nzayigurisha 6 ugatuvuga uti reka niyangaje mu bucuruzi. Rero ikintu twe dukora cyambere ngo abacuruzi benshi bayigo bati najyanye na kanaka tugeze amwepera kuri bisi ndamubura anyura ndamubura aranyirira abana avuga ati njya mu Bushinwa njyana n'umuntu ducuruza ibintu sindamenya harangura kubera ko usanga hazamo
ntabwo bumva ko ari mu business partner bumva ari umu competitor kandi buriya naducuruza wowe ibintu bimwe uri mu business partner ntabwo uri umu competitor wanjye yuko burya gukora kwanjye nuko nawe ukora mbega mbona ukora ari ikintu wakoze gishya bintera ishaka bigatuma nyine uba umu partner wanjye kurusha uko umu competitor rero abacuruzi benshi cyane twe dufasha tumufasha kumenya ibicuruzwa bivana yego tukamuhuza n'aba supplier niba ideprasha akijira tukamudeprasa tukamujyana n'urugero rugeze mu mujyi wa Dubai tugushakira aho uryama tukagushakira imodoka umuntu kujyana munumvikana mu rurimi burana abantu twese tuze ndimi zitandukanye aratwiyizi ururimi rwacu kandi ruremewe n'ururimi hano abantu bakeka ko ururimi ari rutuzuye kandi ururimi rwuzuje ibyangombwa Kinyarwanda se cyane mu Bushinwa se ushobora gusanga abantu bakivuga cyane Dubai bari kuvuga Ikinyarwanda cyane hari uburyo bwinshi hari ama application abahari ya translatinga hari uburyo bwinshi hari abanyarwanda babahari bagufasha kugutembereza aha bigenda gutya witwara gutya hari amagambo nk'atanu bakwigisha y'ingenzi yatuma nawe niba ari cyo ushaka ukibona kuri iryo soko ugahita wenda uravuga uku nubaza icyo urabaza iki ugahaguruka ubizi ariko abenshi bavuga ko nize se ko ntazi ururimi kandi ugafite amafaranga ukajya usanga igihe cyose arangura hano hepfo kandi yakagera ugasanga ubucuruzi bwateye imbere ariko rwego atagize kubera rero iyo mpamvu niyo mpamvu azakatwigira bati nkeneye ibi n'ibi nkeneye ko mwamfasha ibi n'ibi niba yigira akigirayo niba tumugirayo cyangwa se akavuga ati mundebere tukamuzana sampa akareba yagareba ibiciro kareba byose bigeze na yakumva ashimye akavuga ati ndendishyura twege profit yacu ya mbere iba muri shipping abaye mukiriya wacu kugira tumushipingira ibintu tubizane indi nyungu ya kabiri nuko abaye mukiriya uhora yuko azahora rangu niyungu kaje zagaruka ejo bundi hari n'abantu bakubwira ati je nabuze pièce y'imodoka yanjye nabuze ikintu kiniki narayigihize ndakibura ntago azoyakivana kubera ko ntago umuntu amenya byose icyo dukora ni icyo ngicyo umuntu atubwira ati nkeneye iki niki araduhamagara aratwandikira akatwegera tukamufasha ubwo buryo ariko mbega muri make icyo dufasha abacuruzi no gura n'abasupplier mu buryo boroheye kubona produit ku giciro cyatsi gishoboka no kumufasha muri byose n'abatazi uburyo ibintu shipping baragute muri containeri imirongo bayibara gute se ubundi buriya si umuntu ahombera ayo makuru rero abenshi asa nk'agurishwa cyangwa se akanabura kubera ko genda bisireka ducuruza bimwe tuyamuhera ubuntu yarangiza icyo kintu akatubwira yabona bishoboka akiyangaje muri affaire hanyuma company yitwa Sure Express yes Sure Express mukorera mu bihe bihugu kuri ubu ngubu ubu ngubu abantu bakeneye ibintu biva China cyane rwose biroroha kubizana kubashipingira niba rwose n'umucuruzi uri umuntu ufite ikintu cy'uvuga ati ko mfite imari ni ko mfite yo ibiro bingana gutya ari binyura ku ndege ari binyura mu mazi buriya bitandukanye n'ibiciro biba bitandukanye abacuruzi benshi baba babizi ari umuntu uvuga ati ariko se ko ngiye wenda mu Bushinwa nkaba ntazi ibyo nta bintu nzazana nkanje hakiri imitwaro nzazana uri hari ibiro umuntu aba yemerewe mu ndege benshi ariko baba babizi cyane hari ibiro umuntu aba yemerewe mu ndege kandi n'amafaranga ubwabyo n'urugero ugiye nka Dubai mukavuga uti giye biro byanjye ndashaka ko mumereza mu bigura bakagira ibizamo icyo usanga kiri hejuru y'amadolari 6 ku kiro kimwe ibiro 46 nangaye ushizeho 50 ibindi 10 byo hejuru umuntu afite ibiro 56 kubona amadolari 7 cyangwa 6 gutyo bitewe n'ibihe uri imagine umuntu abara amafaranga menshi uzana 100 n'amakatisa dolari azizana ariko abantu nyine ayo makuru benshi tugira ngo umuntu ujya hanze ushobora kuba yakura indege ntajyanwe na Rwaziri nugiye gutembera akuru ubucuruzi mu buryo buri direct reka mbivuge nakoze cyane ikiganiro n'umuhuza business show ngenda cyari biseruka Abdul Karim nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe hano bakaba bamwita Habakurama Innocent akaba yaturutse muri company ikigo cy'ubucuruzi cyangwa se gifasha abacuruzi mu bihugu bitandukanye mu gukora ubucuruzi mpuzamahanga u Rwanda Ubushinwa na Dubai bakaba bafite company yitwa Sure Express aho bagufasha mu bintu bitatu by'ingenzi nkuko mwabyumvishe cyangwa se mwamaze kubyumva harimo shopping hakabamo shipping hakabamo na logistique hanyuma abangaba bagufasha muri izi nzira cyangwa se muri ubu buryo ukabasha gukora ubucuruzi bwawe cyangwa se niba wari wagiye ugiye no gutembera ukaba wakoramo na ka business da ukagira ibintu uzana kuko hari ibyo wemerewe ibyo rero mu kanya tugiye kubisesengura neza turebe ariko uraza no kuza kutubwira mu by'ukuri uko urimo kubona ayo masoko uko ari abiri uko urimo kubona Ubushinwa uko urimo kubona Dubai ku Banyarwanda uko barimo kugenda bajya kurangurayo urabona birimo kumenyerwa twahuye n'icyorezo cya coronavirus ese uyu munsi ubu bucuruzi burimo gushoboka cyangwa se byajemo ibibazo umunsi turimo turacuruza iby'iwacu gusa ntabwo gucuruza ibivuye mu Bushinwa na Dubai bigishoboka abantu burya twibaza byinshi hari igihe tujya ku isoko twagaruka avuga ati ibintu ntabwo bikiva mu Bushinwa ntabwo bikiva Dubai ibintu byarahenze so turaza kuza tubirebaho mu kanya kugira ngo tuze kureba neza uko gahunda imeze ndagira ngo nsabe bwana Trezor
adushyiriremo ubutumwa bwa Hypuno energy drink ni ikinyobwa cyiza cyane kidasembuye kandi gitera imbaraga ku banyarwanda bose muri rusange bakeneye gukoresha imbaraga zabo uko bikwiye. Twinywera ikinyobwa cyitwa Hypuno. Uraza nkanjye mu divinimire ku kimwe. Iki kinyobwa ni ikinyobwa kidasembuye. Ni ikinyobwa kiri halal. Umuyisilamu arakinywa, umudivantiste arakinywa, umupantekote arakinywa, umurokore mu mbese bya byiciro byose by'abarokore n'umuntu kandi w'umukristo yewe n'abasenga ryangombe turinywera n'abarangi nuko barinywera uwari we wese mu myemerere ye uko abyumva nuko abibona arinywera ikinyobwa cyiza cyane cyitwa Hypuno energy drink. Iki kinyobwa kiva muri Turkiya buriya. Hanyuma akaba ari ikinyobwa cyiza cyane. Niba mukeneye kurangura iki kinyobwa muhamagare kuri 0788 50 03 25 ni 0782 50 03 25. Ikinyobwa cyitwa Hypuno kikakugeraho. Ubundi baravuga ngo imbaraga nimo ziva. Power is from the power is from imbaraga ziva muri Hypuno. Buriya muri twebwe hari imbaraga ziturimo ariko rimwe na rimwe zasinziriye. Iyo unyoye Hypuno rero zirakanguka ugakora akazi kose n'imbaraga zose. Muri make Hypuno ihereza umubiri kwishakamo imbaraga. Nuvuga ngo hari mu mubiri wacu burya hari ukutandukanye n'ikindi kiyobyabwenge. Umuntu asinziriye. Cyangwa se umuntu afata mu ntago ari ikiyobyabwenge. Voilà, abantu bumve ngo iyo wayinyoye ikora mbega ikoze mu buryo bw'umuntu cyane buryo ifite umubiri ubwawe wishakamo imbaraga. Yego nuvuga ngo iyi Hypuno ntabwo ari cya kinyobwa unywa ngo kikuraze rwanda. Ababyeyi babyumva gatako wasanga harimo ibiyayuramutwe. Aya niko abavandimwe b'abarundi babyita ngo ni ibiyayuramutwe. Hypuno rero ntabwo ari ikiyayuramutwe. Umuntu wese aracyemerewe. Yego aracyemerewe. Hanyuma tukagira n'abandi bitwa Macpaw ku isoko mpuzamahanga yirazwi cyane nayo arayizi umuvandimwe. Macpaw irazwi cyane ku isi. Bagukorera kore, bakagukorera supaguru, bakagukorera ibiraka byo kudoda nako byo guhoma amapine za chambre n'ibindi. Bayita Macpaw Corabwa, kore ya PVC, kore yo gufatisha mu birahure n'ibindi bitandukanye. Ubwo ni silikone. Reka dukomeze n'uyu muvandimwe. Bafite Sure Express. Rakoze cyane. Ndashaka kugira ngo rero dusobanukirwe neza iyi Sure Express. Mwamaze kutubwira hari shipping, hari shopping, hakaza na logistics. Mutubwira naho mubikorera. Noneho tugeze ku rwego rwo ndashaka kubaza neza ukurikije aka kazi mukora munsi ku wundi. Uyu munsi wa none iyo urebye ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa na Dubai, ubona abanyarwanda mu by'ukuri barahagurukiye kumva ko bashobora gucuruza n'ibi bihugu. Kuko ntekereza ko mbere twumvaga ngo umuntu ari gucuruza ibintu bivuye mu Bushinwa byabaragara akaga, ibintu bivuye mu Dubai. Noneho ngo umuntu yagiye Dubai cyangwa se yatumije ibicuruzwa Dubai. Oya, twumvaga ko ngende bahaguruka nkajya kurangura kwa runaka, ariko kujya kurangura mu Bushinwa ari ikintu gikomeje. Uyu munsi ntekereza ko nizi kampani uko mugenda muza hari icyo kugenda mukorera abacuruzi ku buryo biyumvamo batinyuka. Ikintu cya mbere kiriho muri iki gihe biseruka nuko mbega abantu kubera tekinoloji abayavanze ntago ibyo bikiriho cyane. Ahubwo ikintu kiriho ku bantu ni amakuru mabi baba bafite. None akabona amakuru ya nyayo akayitiranya n'abinyoma yigeze kumenya. Ugasanga nk'umuntu kugira ngo umuntu ajye muri modern business yumve ko ashobora kuba yakodaringa ibintu online, container kaza ebyiri eshatu agapakurura, kuba yumva abantu bamajirwa. Mbega uburyo bw'ikoranabuhanga barababwira abantu bikabagora cyane. Ariko ikintu kindi kiriho, hari umuntu ugenda pe akagenda akavuga ati giye nagenda ngura bitari byo kubera iki yagiye yihagararaho. Aburi ukuntu usanga biseruka avuga ati batanyuzamo ijisho kubaza bikamugora. Akaba atabaza yangira ati nazanye inkweto zo kagurukamo, nazanye inkweto ibintu bitemeye kwinjira. Ugasanga kubera ko atabajije ntazi ibintu uko bisora, ntazi iki, yagiye afite amakuru y'igice gusa yo kugenda akarangura akagaruka. Ariko iyo stage buri ikintu cyose bavuga ko ibintu byose ku isi abantu batekereza hafi 98% bisaba ko bimoving. Bishaka ko bigenda biba muvobo nyine bikavaho biri. Niba utekereje uzaye nabwo ni ikintu utekereje cy'ingenzi bisanga bimoving ubwawe cyase biri ikintu moving. Rero abantu iyo nzira niba abantu batarashobora gusobanukirwa neza yo kuyanga ibintu bya biseruka bive Dubai bize umugere ku giciro gitoya adahenze. Niyo kandi n'abacuruzi kandi cyo niyo nshingano yanyu cyane. Ikindi rarumbaje ku bantu kuba batinyuka. Abantu baratinyuka cyane dufite company itwara abantu mu buryo bwo mu kirere, irakora cyane, itwara abantu mu buryo bwose kandi noneho mu buryo bwa guidance, mu buryo gusobanura abantu ujyana n'abanyarwanda bagenzi bawe muganira arabagufasha ku buryo amakuru y'ingenzi bitawe umuntu wifunga reka nkoresha iyo mvugo uyabona
ku buntu. So muri iki gihe rero ibintu byaje gukara, isi yose yatakwa n'icyorezo coronavirus cyahiriye no mu Bushinwa, birabizi neza. Dubai naho nahandi hamwe mu hantu abantu baturutseyo baradukongeje nabagiye bazana coronavirus. Noneho nsigara nibaza nti ubu ibicuruzwa byo mu Bushinwa n'ibya Dubai birimo biraza biti, sibo ntago bishobora kuza bikaza bifite corona mwaka byano. Icyo rero biri gukorwa gute mwebwe nka company yanyu murimo murabyitwaramo mute ku buryo bino ubucuruzi bugiye? Ngira ngo abacuruzi benshi ari nababigize inkone gukubitisha abakiriya. Yego. Ati ibintu bamenyera bizi imipaka irafunze nta bintu binyura. Kandi transport indege za Karigo zarakomeje. Yego. N'amatangazo aratambuka menshi cyane. Yego. Ubwikorezi bwo mu mazi bwarakomeje. Kandi nta giciro cyane cyo cyaragabanutse kiguzi. Rero abacuruzi babanyabwenge wandi uvuga nyine igihe cyose areba hisigana akagera imbere. Abo bose bakomeje kubona ibicuruzwa kandi ku gihe. Ku buryo yodaringa gatoya. Bitubwiye ngo cyaragabanutse ushaka kuvuga iki? Icyo mvuga ni kimwe ubwikorezi bwo mu ndege no mu mazi bakoze ibishoboka kugira ngo abantu boroherwe no kubona ibicuruzwa batimuvinze. Nibyo? Batabaye batideplashe. Je narinzika ahubwo buriya byikubye. No, ntabwo byari kwikonga bishoboke. Yuko nabo abakiriya babo batuma bagira icyo babona nabo bantu. None umuntu biseruka yicaye hanga ntabasha kwideplace. Urabizi ngo company ibashe gukora ikompete nizo z'abanyamahanga zindi zazikora zijyana ibicuruzwa mu bindi bihugu bitandukanye. Nuko byanga byakunda na wa mu biseruka yongera akagaruka. Rero ubwo ari abasupplier baroroheje ibiciro baramanura ku buryo bwira umuntu nkabiseruka ati wa ibintu nagabanyije bageze ku stock ivyo hazindi. Rero abacuruzi b'abahanga babimenye kare bagiye bakoresha bakegera company nk'izi. Kavuga ati genshi akuti deplace. Nshaka gutanga amafaranga mu mwuka arababyitana mu cyuka n'ishyiramo ikarita yanjye nkemeza biguruke. Sinzi barabigiye. Nabigiye ku muntu wanyawe agafata amafaranga yawe akavuga ati company nk'iyi nimfashe uburyo bwo gukoreza amafaranga ni bwinshi akegera company akavuga ati ndatanga deposit munzanire anabagira ubwo agatanga deposit mukazana icuruzwa byamugera agatanga ndasigaye. Ubwo buryo rero bwose ariko cyo nakubwira kubera coronavirus n'abatabikunda babaye force yo kubijyamo kuvuga ati se ndabona ntacuruza mfunge kana akacuruza bigatuma rero ajya kuri internet bigatuma hamagara umuntu mbwira bigenda bite. Ibyo rero byazamye mu abantu kumva ko ashobora gukora ubucuruzi ati deprashisha. Kandi abandi ibindi bigo niko bakora umuntu atumiza container 20 atavuye ahari akazimara agatumiza izindi akamara imyaka 5 afite umuntu bakorana batabonana cyo kizerera batanaziranye cyo kizerera. Voilà, icyo kizere rero buriya twebwe ubundi ubucuruzi ni credibility. Yego. Kandi n'abanyamanga babigezeho mbere niyo mpamvu mbona kira cyane. Yego. We aranizera akavuga ati biseruka jyana izi container baruguze 2 reka ngo we ni ya 3 nobona bigenda uzanza n'amafaranga akajya ngo wenda bamana nuko ari byo buntu afite burasa na devise ya container barayitanga devise none ibyo rero ukivuga kuri devise imwe se ebyiri se reka abacuruzi ubucuruzi bugezwe cyane n'ubwa devise yubashe kuyigira company nk'izi zikaguza n'umusupplier mukumvikana aba agreement ku buryo rwose igihe cyose guhereza ibintu wagenda ugiye kurangura ukishyura bya bintu by'ubushize umuntu ashoye express hari abantu mushaka kubifasha si umwe si babiri je bari mu Rwanda nshaka abasupplier hari abazajya bampa ibicuruzwa bakabimpa nkaba nakohereza amafaranga nyuma biciye muri Shwa Express. Voilà, inshuro ya mbere ya kabiri yuko ugifite ubwoba no gutinya amafaranga atagere yajya utazi ariko ya gatatu nabwo baravuga ati wa musupplier none namwohereje amafaranga mugena mufatira umuzigo nyuma muzane. Icyo mvuga abantu bagomba kumenya ko ubucuruzi bugezweho bari force byanga byakunda siko byabe nuko kare shondiro kandi ikindi uzamenye rya nkawe ukora kuri BTN. Yego. Uranacuruza no ruguru wenda ucuruza inkweto uzahagarika ikiganiro ujye kurangura mu Bushinwa ushaka kujya rimwe wace konde cyangwa se ufashe pause ariko se buri gihe uzajya yukuzana ibintu kandi bishoboka ko uburyo abantu bagiye mukamenya nabo ukagira contact ubabwira uti kanaka ndashaka inkweto zingana gutya zinshyirira runaka uti deprashije natike ko saving abantu bajya bya gusaving atayibona amafaranga usubiza cyane aho nari ndimo kujya ahubwo ngo nkubaze buriya nangeze ku rwego rwo kubaza niba koko mu by'ukuri company nk'iyi yanyu hari ikimara cyangwa se hari icyo hari uruhare runini cyane igira hagati muri ubu bucuruzi mu gihe abanyarwanda bamaze gukerebuka basigaye bazi internet basigaye bazi gutega indege bakajya mu Bushinwa bakajya Dubai. Uranenge kwibaza nti niba abanyarwanda bose basigaye bajya Dubai yafunguye ameze neza abantu barahagurutse bakabatereka tujye twigirayo impamvu ya company ni voilà. Icyo rero uvuze icyo uvuze rwose nuko cyane nakubwiye wa muntu yagiye adafite amakuru arahenuka ugasanga bisereka ducuruza ibintu bimwe ariko igihe cyose we byunguka gake kurusha kwazeka nyino sakoresho irihe banga kumbe kubagene ngo bwabyo nakazi
kubageninga n'umuntu cyane kuganira ku giciro kugira ngo bavuga ko baranga mu Bwongereza bavuga ko abakire ba mbere abantu bazi umubagena uzi kubageninga guciririkanya abantu bose bazi kugabanyisha no kudiringa ku giciro abenshi bamwe baragitutomera ngo uriya muntu arakatuza ariko ni karite mu bucuruzi yego ishaka yaba defo muri rusange twe tubona ariko ni karite ku bucuruzi ku mucuruzi uzi kubageninga yutabishoboye rero ni wowe ngo uvuga ati mwamfashije umuntu ukabako mbona ibintu bigize gutya yampindurire iki ngiki yangabanyirije gutya akagufasha muri bose bushoboka gutuma yuko nabo ikintu abantu bo hanze bagezeho arwana igituma umukiriya ngo kakurenzaho yuko azi ko wamukiriya ari uzatuma acuruza rero icyo nakubwira kimwe cyo abantu ikoranabuhanga iki gihe umuntu atumiza ibintu ati deprashije akatubwira ati we natumije ku rubuga runurwo mu Bushinwa mugende mufatira ibintu runurwo rwa Dubai natwe twashiriho rwacu wenda ndibo ruvuga rwitwa suredeals.com umuntu ashaka kugura utuntu twa retailing kamwe tubiri akantu bikeneye PS wabuze ibintu nk'ibyo bikaba biriho ariko yegeshe Showa Express kavuga ati please ko nyene iki kintu nkaba nakibonyana mwabashowa twe tukugira kuri tele ubwa kabiri urabona ko byabintu babana batabeshye ko cyanjye hano yagivuze no twakivanye ubyikorera utanatubwiye ko batuma mfata ikindi nibaza rero kuba harimo company hagati yanjye na wa supplier hagati yanjye w'umucuruzi uri Kigali na wa supplier harimo hagati umuntu bita Showa Express cyangwa se haza mu ndi muntu uza kudiringa wa gatatu ntago bishobora kuzamura igiciro ku isoko ryacu icyo rero uvuze dore ikizero cyambere nuko inyungu ya mbere ufite ibintu bya ntibiyoba bijyaho bigomba kujya yo kubizana n'umunyarwanda muziranye munakominikana hari gihe ufata kampani y'abahinde kampani y'igihugu kiniki wenda sina president ibihugu na communication ikagorana communication ikagora ari nakuvuga ati byagiye murangura navuze Rwanda bomba Rwanda barabikubwira cyane navuze iki niki bumva iki kubera yuko pronunciation ugasanga communication iragoye cyakabiri guhendwa twebwe ushaka no kuvuga ati wenda ari abantu tabwira ati nzanye wenda gukora ibita groupage uragrupa n'abantu bataziranye kontineri kugira ngo ihaguruke bayuzuye hari ibyo udafite ibintu byuzuye none ira kontineri ishobora kubirimo ibicuruzwa by'abantu 100 voilà ni mwiki cyumba buri wese ukamwereza hashira matera akaryama ukavuga uti rero ndagrupa n'abantu tutaziranye yo groupe cyane muziranye anagwa communication ibintu bigeze aba bagukomunika n'ibyo ariko akenshi abantu benshi bavuga ngo ibicuruzwa byanyu byaratinze kubera ko yarafashe gusa ageze arangura amaje kurangura yatibaje ikintu bizamugeraho ahita kubita muri kampani abanyate nyaba ari kampani bijyana arahereza kugira ngo bizamugere ku matemaza amezi 6 kana kagiye gatatu kubera ko ayo makuru yabuze umuntu yabuze amakuru abura umusobanurire ikintu cyambere nta gahendwa twebwe n'undi transport ni ibiri standard reka mbivuge gutyo kwisi yose cyase bihugu bite nayo ibintu bituruka igiciro cya MCO icyakingana igiciro cyo by'inyura mu mazi ne hari umurongo cyo bita line muri container biyabingana ntago mujya kuvuga muraciririkanya birazwa ahubwo ikibaho na makuru ubona korerwa gukomunikana n'abantu igihe ibintu bizahagera iwawe n'abantu babaza igihe byatinze igihe byabuze ibintu ariko nabibuze ubuse yakubaza umuntu wenda ibereye mu Buhinde biragoye ngo nuko shipping biragoye iyo communication rero cyo dufasha umuntu ngo yoroherwe nayo igiciro ni kimwe ahubwo hari amakuru abonera ubu baranashaka numve ko twebwe bitatuma telefone njya kuyigura ngo impende kubera ko hajemo abantu b'abadireri benshi ahubwo urahendukirwa yuko bitangiza ku bacuruzi nka batatu ngo bone kugira kandi nkayibona ariyo nkeneye kuko ari ukuntu rimwe na rimwe ugiye kugura udafite amakuru ahagije wamugana turangurira bidahuye cyane ugasanga wageze ku isoko nyine ry'Ubushinwa cyangwa Dubai n'ahandi telefone irimo karite nka 30 we ntubimenye ukagenda ukapfa kutuzanira hanyuma ngira ngo mwabyumvise uyu muvandimwe twari kumwe igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye kigiye gusozwa ariko mbere yuko gisozwa ndagira ngo niba hari umuntu ufite ikibazo ku murongo wa telefone ahamagare nonaha asubizwe ubwo tugiye gufata iminota nk'ibiri ikibazo wasubizwa hanyuma nanone uwo mbonye hano wanditse hari nka batatu mbonye hano banditse kuri message bavuga bati dukeneye kumenya aho bakorera na nimero zabo za telefone bagatubwire aho ngaho muri ibyo bihugu aho bakorera cyangwa se adresse zabo twabasanga mu gihe twajyayo ariko ndumva icy'ingenzi cya mbere ni telefone zaha aho ngaho muri izo nzira mukababwira n'uburyo cyo bashobora kuba babageraho kugira ngo byorohe reka ni nacyo muhita musubiza mbere uko nakira umuntu wari wese icyo nakubwira cyo umuntu dushaka dusanga hano mu mujyi munsi yo kwamukuzana ku musigiti harana ahitwa USA Technology ukase munsi yaho niho dukorera Showa Express ni muri inyubako ya house Atene voilà aho ngaho ndahabona rwose naho ngaho ubundi umuntu ashobora kuduhamagara kuri 0782 49 35 urazivuga gace witonze 0782 0782 49 35 31 yes ongera isubiremo 0782 49 35 31 yego
niyo uwo muntu ahita nkameneka direct ashatse kuri office nayo ndabona bayishyize kuri screen yo kuri office nayo irahari. Icyo nakubwira kimwe cyo nuko umuntu ushaka na social media turahari, ugiye kuri Instagram ukandikamo Shua Express ubona byinshi bitandukanye tugiye dukora, ariko nabwira abacuruzi igishoro cyose waba ufite, amafaranga yose waba ufite, kurangura hano ruguru ni byiza, ariko ugomba gutera intambwe nagoma aho uri kandi urubibwira abantu. Gerageza wumve ngo 5000 wageze nk'umunyarwanda, umucuruzi w'umunyarwanda ni gute yagera ku rwego rwo gutangira kurangura Dubai no mu Bushinwa bafite nkangahe? Icyo ni cyambere kuko ngiye numva umuntu ufite munsi ya miliyoni nk'icumi yarangura mu Bushinwa. Ntumva se icyo rero uvuze nk'ubwo navuze uburyo bwa groupage no ufite igihumbi cy'idolari arangura kandi akunguka. Nka Dubai ho kujya na amadolari 450 ushaka kugenda ukamara iminsi 3 cyangwa umunsi umwe ukagenda ku manywa, nijoro ukagaruka n'indege nanone ugataha utanaraye nk'uko uze mu mujyi uvuye Muhanga ugataha. Yes, indege nyaguruka mu kanya saa 7 mu gitondo saa 10 biro bugezeyo, uragenda shopping nijoro saa 7 z'undi munsi uhaguruka cyane barataha. Ni ibintu byoroshye abantu babikora bo baramenyereye. Twajyaga za Kampala ni Kenya na hari ahubwo abantu gutandukanya Dubai mu mutwe na Dubai nk'uko ari isoko biragoye. Abantu bamenye ngo Dubai ni isoko, iyo ugenda ugahanga abandi bose ugacirikanya bishimye bitashimye kandi nta muntu rwose avanga zaguye mu bapfa kugenda ufite amakuru uzi n'icyo ugiye kureba. Rero amafaranga yose ufite abe 1000 abe 2 abe 3 ni note y'1000 n'urugero se nk'itelefone bigura nk'amadolari wenda 200 cyangwa 300 wagize ngo ntiwayigura kandi urayigura kugeraho. Ugiye wese uvuga ati mfite 1000 cy'idolari uzi inkweto zavamo, uzi amasakoshi yavamo, niba nakubwira ahangaha kandi no barabikora. Ahubwo nuko abantu usanga avuga ngo ndacyarwa ntambara yo kubanza nkamera nk'akanaka nkabona kujya kuri urwego. Oya, ugiye uvuga ati tangiza bike ufite utangira aho uri, byose birashoboka. Urakoze cyane. Ubutumwa hano haje ubutumwa nshaka kugira ngo usubize imbere yuko ugenda. Uyu nguyu ati mwiriwe ate ese watubariza uwo mutumirwa, ese umuntu afite umuntu akeneye karigo iri mu bihugu bya Afurika mwayimuzanira ahangaha aravuga nko muri Togo ati birashoboka abaye ari ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere impamvu bishoboka tureba company ziri trusted zizewe ari sanzwe zikora muri gihugu tuba dukoreramo, usanga zarageze kuri rwego zifite uburyo buri international cyane birenze kuba ari umugabane umwe 2 3. Iyo niyo kambere ya mbere tumuha tukamuga ati twe turi conseil company irihuta kandi rizewe kubera amakuru ya nayo, naho kuri tukamuga ati nyamara ari company yitwa Inosa izana ibintu agapfa guhereza ibintu akumva bimaze amezi 6 cyane. Nicyo nakubwiraga rero birashoboka cyane igihe cyose atubwira ati ibicuruzwa byanyu ko biri aha mwamfasha iki, ayo namakuru tumuhera ubuntu. Urakoze cyane. Hanyuma ubutumwa udashobora gusiga ubutumwa rero gusiga rwose cyangwa se kugenda utagejeje ku banyarwanda bakunda ikiganiro Umuhuza Business Show. Yes, mbere na mbere no gushimira BTN TV nka televiziyo itekeza kuvuga ngo abantu bakeneye gutera imbere atari uburyo gusaba tekereza ahubwo mu bifatika. Urakoze cyane. Ikindi tugashimira ikiganiro Umuhuza Business Show. Ni ikiganiro cyiza gituma ari abantu ari amakuru bamenya, usibye n'amakuru bakanagira ikindi biga gishya kandi bakaba amasigara cyicaro bajye bagerageza bagira icyo bakora bahaguruka bakora. Ikindi rero twabwira abantu nuko wumve ngo so gushishikariza abantu kuba barangura hanze, ahubwo gerageza amafaranga ufite urangure. Niba waranguraga kwa kana kunguka 1000 ukeneye kunguka 3 4 5 gerageza wegere company Shua Express tuguha amakuru tugufashe. Niba ari ikintu ukeneye, niba ari icyo ukeneye kamwe akantu kamwe tubiri iyi mikoro nyirazi ikakugeraho kandi ku giciro gito cyane, wumve ngo birashoboka. Ariko turabwira abantu dushishikariza abantu kuba muri made in Rwanda ikintu uzana niba uri umucuruzi ukomeye uzana ibintu igerageza bige kugenda ubikora none nawe imyaka 10 20 uzaba utakijya hari sikanye subwo kazaba kagihari yuko azakina amatere premier material zose nizava ashaka kwavana umupira ugasanga ikora wenda rava hanze byose babigishoboka. Ariko icyambere ikindi n'abantu bakina ku exporting ibintu bivanga tubankuraje hari amasoko uzi ko ari nk'ibigo nk'umuntu ushaka kubwira ugasanga ikiro cyo kikigura amadolari 40 ikiro cy'ubuki kimwe nibyo abantu nyine ikintu kibura ku isi ku bantu bamwe nta makuru n'amakuru bafite nabi. Ariko birashoboka ikintu cya mbere nta makuru cyane. Yirebye u Rwanda nko ku isoko ryacu no Bushinwa ubona igihugu hari aho tugeze mu bukongura dushobora kuzagera ku Bushinwa yuko niba ari ikintu kibaho cyane cyane nko mu Bushinwa ntabwo akanya mvango tuzagera ku rwego nk'urwabo kubera utusha ubwinshi, ariko tuzatambuka urwego rwabo nibashyira ku ma GDP birababara bagendeye ku mubare w'abantu n'ubukungu bafite tuzarenga za Singapore birashoboka kubera ko ikintu cya mbere igihugu cyacu cyafashe ni initiative yo kuba abantu ibintu byose bakora atari byo kwanguza ngo bigarukire kuri biseruka ahubwo biseruka mera nk'izuba urava ngo nuko baye nk'izuba imirasire ritanga nagure tumara titwa izuba umuntu agira ibimuvaho atanga akazi ari deplacement akora ibindi akora